Iki gitaramo cyitwa BABA Xperience ni experience yanjye nagize mu muziki mu gihe cy'urugendo rutari rutoya guhera nkibarizwa mu itsinda rya Dream Boyz kugeza uyu munsi aho maze imyaka 3 nkora solo career. Nifuje kugisangiza inshuti zanjye abavandimwe n'abafana, niyo mpamvu rero mubona ndi kumwe n'abasaza twagiye tuvunikagurika mu mihanda itandukanye. Mpere kuri Eddie Kenzo, murabizi since no one like me na Dream Boyz, murabizi Urban Boyz bakubita imwe nkubiti ya kabiri gutyo tugenda duhanahana bigeze ubu ngubu. Hanyuma abatera Knowless mu rugendo rwanjye abaye inkingi cyane amwamba cyane ntangira solo career, ari mu bantu batanze support ikomeye kuri njyewe. Hanyuma abahanzi bose ntibabonetse, ariko nifuje yuko muri abajene bari gukora ibintu bikomeye cyane muri iki gihugu baza kuboneka. Niyo mpamvu my young brothers yo trap nawe turi kumwe kuri iyi show. Abandi suko batabishatse kuboneka, ahubwo twateguye ko twagira abahanzi bakeya, abandi nabo bakaba bari mu bindi mirimo kugira ngo ejo tuzabashe kwifatanya. Ubwo soza nirukanka shimira n'abaterankunga badufashije, ariko byumwihariko abahanzi bambaye hafi cyane muri uru rugendo. Murabona ko Jizo kuva muri Kenya akaza aje kunshyigikira, something great kabisa. Eddie Kenzo kuva Uganda aje kunshyigikira, ni ikintu cy'agaciro. Namwe media mwitabiriye muri benshi, so bless up. Ibindi byaba ari ibibazo wenda kugira ngo dusobanure birambuye by'iki gitaramo, hanyuma tuze no kwicara tuganire gake. Thank you. Ntekereza ko sinzi wenda n'abandi baraza kugira ibitekerezo kugira ngo tuze kugeza press conference yacu neza kugira ngo tujye mu bibazo, ahubwo buri muhanzi akavuga uburyo yiteguye igitaramo, ndetse tukaza no kujya mu bibazo kugira ngo buri wese agire icyo avuga kuri uyu munsi. Okay, reka mbere ku basaza bagenzi banjye twaruhanye bakavuna. Murakoze cyane. Just the way you feel about the show. Unfortunately ntabwo amateka yakavuna ariko ashobora yarushye cyane, gusa ubwo avuze ko ari bakavuna ubwo turabifata gutyo. Twaravunitse, twagenze imihanda nk'uko abivuga. Ihangana ryacu mu bikorwa, ihangana ryacu mu iterambere ryatumye abantu bishimira industry nyarwanda mu kuzamuka. Nk'uko bivuze bakubitaga ingi tugakubita iyi, wasangaga ikintu cyitwa ngo indatwa na Soga family ubwabo noneho babaga banashwana utazi icyo bapfa, ariko byose byari urukundo, which means tomorrow ni bya byishimo. Ni competition y'indatwa nubwo very silent, nubwo today is not Dream Boyz babiri, today is our boys babiri bari batatu, still inzingira cyane inzinga ariko inzinga y'ibyishimo guhereza abantu no kuryohereza abantu. My brother Nizo nishimiye kumubona, ndashimira itangazamakuru uburyo ejo ryatwakiriye. Ni ishusho nziza kubera ko abafana duhereza ibintu, we feed them what we feed them, nabo nibyo bafata. Itangazamakuru rero icyo muhaye bano bantu anamaso n'amatwi, icyo muhaye men ni nka drug, bamwe bagwagaho, which means tomorrow they are ready to come, and we are here to support our brother Nizo. Ari hano niba yagira icyo avuga nawe ntacyo yabivuze. hari umunyapolitiki na kandi icyo bavuze ubwo ni ubukunani bavugisha. Knowless biriwe nishimiye ko ndabwe ya Platini, kandi nta ibyishimo byo byanjye no gutera imbere kwe niko kanjye. Rero ni I'm proud kuba ageze iki gihe akaba agihatana mu nzira zose zitoroshye umuntu acamo, ariko akarwara nabyo kandi agakomeza. So ndi tayari cyane, nabashimira nawe mwese ko muri aha mungana uko, ni amaboko manini n'ababonye. Murakoze cyane.